neza mwese abakurikira Gisa Foster TV tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu batakubwira ku kijyanye no gusama kandi nyamara ari byiza kubimenya. Ibi abenshi ntabwo babizi. Ese wari uzi ko hari abantu benshi bafite amakuru atari yo ku kijyanye no gusama? Cyangwa se ugasanga harabemera ko umuntu ashobora gusama igihe icyo ari cyo cyose. Aha rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu abantu benshi batazi ku gusama kandi bishobora kugufasha gusobanukirwa neza uko umubiri wawe ukora. Niba ukunda ibijyanye n'ubuzima n'ubumenyi, kanda subscribe, kanda like, unasangize n'abandi iyi video. Turahera ku cya gatanu cyoroshye kumenya, turaza gusoreza ku gikomeye abenshi baba bafite amatsiko. Cya gatanu ni ubuzima bwiza. Uvuga ngo ubuzima bwiza bugira uruhare runini cyane mu gusama. Iki kintu abantu benshi ntabwo bakizi cyangwa se nta nubwo banagiha agaciro. Ariko gufata amafunguro yuzuye yujuje n'intungamubiri, ukirinda itabi, ukirinda inzoga nyinshi, kuko hari abazinywa ariko nanone ukazinywa mu rugero, ugakora imyitozo ngororamubiri, ibi bintu bifasha umubiri gukora neza mu gihe ushaka gusama, haba ku bagore haba no ku bagabo. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'intangangabo n'ubwiza bw'intanga z'umugore byose bishobora guterwa n'imibereho ya buri munsi. Icya kane ni ibimenyetso byo gutwita. Ntabwo bihita bigaragara. Abantu benshi bazi ko iyo akimara gukora imibonano mpuzabitsina yasamye ahita abimenya, ariko ntabwo abimenya. N'ikimenyimenyi, niba wibuka igihe wamenyeye gutwita, ubwira igihe cyari gishize uze. Ni ukuvuga ngo ntabwo bijyana. Hari abantu rero batekereza ko nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri umuntu ahita abimenya, ariko ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo babanza kubaho gutinda kw'imihango, hakabaho kunanirwa kudasanzwe k'umubiri, hari n'abagira isesemi, hari n'abatayigira, hakabaho no kubabara cyangwa kumva amabere ahindutse. Ariko ibi bimenyetso bishobora guterwa n'ibindi bibazo bitari ugusama. Niyo mpamvu ikizamini cyo kwa muganga cyemeza ko utwite cyangwa udatwite nicyo cyonyine cyemewe. Stress nayo ishobora kugira ingaruka mu kijyanye n'ibyo umuntu ashaka gusama. Ni ukuvuga ngo iki kintu cya gatatu aricyo cyo guhangayika cyane gishobora kugira uruhare ku mikorere y'umubiri wawe. Iyo umuntu ahora mu guhangayika cyangwa se mu gihirahiro anafite ibibazo byinshi by'ihungabana, imisemburo igenzura imyororokere irahinduka. Nubwo stress atari yonyine itera kutabona urubyaro, ariko kuyigabanya bishobora gufasha umubiri gukora neza. Ni byiza rero kuruhuka bihagije, ugakora imyitozo ngororamubiri, ukirinda stress kugira ngo ugire ubuzima bwiza binakorohereze mu gihe ushaka gusama. Icya kabiri, ntabwo byoroshye gusama rwose nk'uko abantu benshi babitekereza. Nubwo hari ababikora bigezo bagahita basama, ariko ubundi ntabwo byoroshye gusama, kuko ni nacyo gitangaza gikomeye ubundi cyane ku isi kibaho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi batekereza ko iyo habayeho imibonano mpuzabitsina rimwe gusa gusama bihita bibaho, ariko siko buri gihe bigenda, kuko hari na couple zishobora kumara umwaka, imyaka 3 zigerageza kandi nta kibazo zifite, ariko gusama bikanga. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ko hari igihe bisaba amezi menshi mbere, hari igihe bisaba amezi menshi mbere yo gusama kugira ngo gusama bizabe. Ni ibisanzwe rero, kandi ntabwo bivuze ko umuntu buri gihe ariko bafite ikibazo. Harimo n'igihe ari isaha y'Imana itaragera. Icya mbere ari nacyo dusoreje, gusama ntabwo bibaho buri munsi. Ikintu cya mbere abantu benshi batazi ni uko umugore adashobora gusama buri munsi w'ukwezi. Mu busanzwe gusama bishoboka cyane mu gihe cyitwa ovulation. Ni ukuvuga igihe intangangore iba yasohotse, hanyuma iyi ntanga ikaba ifite igihe gito cyane cyo kubaho, hafi amasaha 12 kugeza kuri 28. Ku rundi ruhande rero, intangangabo z'umugabo zishobora n'ubagura nazo zishobora kubaho mu mubiri w'umugore iminsi igera kuri 5. Niyo mpamvu hari iminsi amahirwe yo gusama ari hejuru kurusha iminsi. Icyo nicyo rero narimba teguriye kuri uyu munsi, akaba ari naho ngaho dusoreje. Ngibyo ibintu bitanu abantu benshi batazi ku gusama cyangwa se bajya bashika. Bivuge ko umubiri wa buri muntu uratandukanye, ugira n'uko ukora bitandukanye n'uwundi, cyangwa uwanjye n'uwawe ntabwo bikora kimwe. Niba ufite ikibazo ku bijyanye n'ibingibi, egera umuganga cyangwa wegere inzobere mu myororokere igufasha irinde amakuru y'ibihuha. Icyo nakubwira ni ugukanda like na subscribe, ugasangiza n'abandi iyi video. Ushaka kuduha na comment ku kijyanye n'icyo waba wibaza ibijyanye n'ubuzima,
twongere muri video y'utaha.